muraho kandi muraho neza cyane. Ndabasuhuje mbifuriza imigisha y'umwami Imana yose ibomeho mwebwe n'imiryango yanyu. Ndongera kubashimira mwebwe mwese mukomeze gukurikirana ibiganiro byanjye, kandi ni ukuri mukanyereka ko bibubatse ndetse mukampa courage. Ndabashimiye cyane rwose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndi kwibanda ku bijyanye n'uburezi bw'abana, nongera kubisubiramo rwose. Impamvu nafashiye uyu murongo, ndagira ngo dufatanye kumenya byinshi byimbitse mu burezi bw'abana bacu, bityo birusheho gutuma twita ku mirerere cyangwa se ku mikurire yabo. Murakoze, mwanyeretse urukundo rukomeye cyane 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 kuri video na prodinze ejo. Uyu munsi rero ngarukanye indi video. Mu by'ukuri video nzanye uyu munsi ndabashishikariza ko yumva kandi mugakora subscribe, abatarayikora like, share, ndetse mukama n'inkunga y'ibitekerezo, nayo ndayikeneye kugira ngo ndusheho kugenda nagura umurongo mugari ku bijyanye n'izi nyigisho. Uyu munsi rero nzanye indi video nziza cyane ngira ngo muze kuyikurikirana pe, kandi ndabinginze muyikurikirane. Nzanye video irize kuvuga ku bijyanye na trauma abana bahura nazo mu gihe babuze ababyeyi babo, ndetse n'ibimenyetso bigaragara. Trauma abana bahura nazo mu gihe babuze ababyeyi babo ndetse n'ibimenyetso bigaragara. Mu by'ukuri nongera gusubiramo ko trauma ni igikomere umuntu abana nacyo cyangwa se ahura nacyo, kuko gishobora kuba ari icy'akanya gato cyangwa se ari icy'igihe kirekire. Tugiye kubireba muri iyi video. Ndabasuhuje cyane rero inshuti zanjye. Muri iyi video turareba mu magambo make trauma abana bahura nazo iyo babuze ababyeyi, ndetse n'ibimenyetso byihuta bita bigaragara bigaragaza ko umwana ihungabana, igikomere umuntu ashobora kugira akagiterwa n'ikintu gito cyangwa se kinini, ikintu gihoraho cyangwa se kibaye rimwe. Murakoze cyane, reka dutangire. Ni ukuri munyemerere muze gukora subscribe, mukore like, share, ndetse muna commenting, mume ibitekerezo. Ese murabibona mute? Ese niki nakongeramo, niki nagabanyamo? Ese niki mubona cy'ingenzi cyihutirwa nagakwiriye gukora? Murakoze cyane rero. Tugiye kureba trauma ya mbere umwana ahura nayo iyo umwana yabuze ababyeyi. ashobora kubura umwe cyangwa se akabura bombi. Iyo vuze umwe cyangwa bombi, bishobora kuba ari mama yabuze cyangwa se ari papa yabuze. Ashobora guhura n'ihungabana rikomeye. Muri iryo hungabana rero, ikintu cya mbere, agira ihungabana ryitwa emotional trauma mu marangamutima ye. Icyo gihe noneho nibwo uzajya kubona ukabona umwana atangiye kwigunga, atangiye kwiheba, atangiye kumva nta rukundo ahabwa. Iyo ni emotional trauma. Indi trauma ya kabiri yitwa attachment trauma. Iki gihe atangira no gutinya abantu no kutizera uwo areba, mbese umuntu ari kurebana nawe buri munsi agatangira kumutera icyizere. Iyo ni trauma yitwa attachment trauma. Hakaba n'indi yitwa developmental trauma. Iyo iranakomeye cyane. Iyi developmental trauma ifite ibimenyetso byinshi bigaragaza ko uwo mwana ayifite. Babyeyi, nutangira kubona umwana wawe afite bimwe muri bimenyetso ndi kuvuga, utangire wumve ko afite ihungabana, afite trauma yagize. Hanyuma ushake aho yayigiriye ndetse n'uburyo wayimukiza, wayimuvura, kuko trauma iravurwa kandi igakira. Iyi trauma rero yitwa developmental trauma. Ujya kubona ukabona umwana yatangiye gutsindwa mu ishuri, amasomo arimo aramugora cyane, gutekereza cyane no kubura icyizere cy'ejo. Ibi byose bituma umwana abaho asa n'udafite umutekano muri we, mu buzima bwe akumva adatekanye. Ni trauma ivuga ku bintu bikomeye by'inshuro nyinshi cyangwa se bimara igihe kinini. Dore urugero rero rw'ibintu bitera iyi trauma. Umwana ashobora kugira iyi trauma yitwa developmental trauma kubera kubura ababyeyi. Muri make gusanga nyine
ababyeyi bafite inshingano ariko bazifite kure, rimwe na rimwe ntibagera mu rugo, ariko wajya kureba ugasanga na rimwe yatekereza ko yakababonye ntababone. Urugero, hari igihe batekereza ati wenda muri wikendi mama araza, papa araza, rimwe na rimwe ntakubone. Ni ikibazo gikomeye. Ikindi kintu gitera iyi developmental trauma, kubura urukundo no kwitabwaho bihagije. Narabivuze mu biganiro byanjye byatambutse. Umuntu ukeneye kumenya ese ni gute yakwita ku mwana, asubira inyuma arebe ibintu 7 umubyeyi akwiriye gukorera umwana we kugira ngo umwana we akure neza, azi ubwenge, afite umuco n'indangagaciro n'ikinyabupfura. Ibyo bintu narabivuze rwose. Ikindi, gukurwa mu muryango agashyirwa mu wundi. Hari ibintu twita ngo foster care. Foster care, kuba umwana bamukora mu muryango umwe bakamujyana mu wundi. Bishoboka ko rimwe na rimwe babikora ngo mu muryango ntiwifashije, cyangwa se ababyeyi bafite ikindi kibazo, nk'urugero nk'aho umwana afite ababyeyi bafite ubumuga bwo mu mutwe, birumvikana bamukura muri uwo muryango bakamujyana mu wundi ushobora kumurera, ariko nabyo burya biramuhungabana. Ikindi kintu, kumureberera nabi. Kuba ufite inshingano zo kureberera umwana, warangiza ukamureberera nabi, umuhohotera, umubwira amagambo mabi, umutuka, umukubita. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza, bituma umwana aba traumatized, bituma umwana ahungabana, agira igikomere ku mutima we, agahora avuga ati hari ababyeyi banjye yaba ari bo bandeze, ntabwo ari bo bari kuba bankora ibi bintu. Ikindi, umuryango uhora mu makimbirane nawe utuma abana bagira developmental trauma. Guhanwa mu buryo bukabije. Hari igihe duhana abana cyangwa se tukabaha ibihano bibaremereye cyane. Ibyo ni ibintu nabyo bishobora gutuma cyangwa se bituma umwana ahura n'irihungabana ryitwa developmental trauma. Ikindi, gutereranwa. Rimwe ugasanga umwana agiye kuri mama, aramubwira mama ndashaka iki, genda ubaze so. Yagera kuri papa we yamubwira ati papa ko mama ambwiye ngo iki, genda umubwire uti nawe nakiguhe. Mbese umwana agahura mu rungabangabo rwo kutabona umuntu wamwitaho cyangwa se umuntu washobora kumva icyo akeneye ngo akimuhere ku gihe, atamumweretse ko ibyo atari inshingano ze. Ibyo ni ibintu rwose bituma umwana agira igikomere. Iyi toroma rero ishobora guhera umwana akiri muto, ikazarinda irangizanya n'ubuzima bwe bwose, kuko ni toroma ifata mu byiciro byose by'imibereho y'umwana, mu mitekerereze, mu marangamutima, mu mibereho ndetse no mu mikurire ye. Uzi ko iyi toroma ishobora gutuma umwana adindira. Twabibonye ko agwingira, twabibonye ko hari igihe niyo ari ku ishuri rimwe na rimwe birangira amasomo amunaniye, hanyuma bigatuma umwana atabasha kuba concentrate, agatangira gutsindwa. Hanyuma rero ibyo ni trauma eshatu mvuze emotional trauma, attachment trauma and developmental trauma. Nagiye mvuga ikibigaragaza, uze kwita kureba ku mwana wawe ikibazo afite. Ibimenyetso rero bigaragaza ko umwana wawe yahungabanye cyangwa se afite ihungabana. Mu myitwarire ye atangira guhora ashaka kurakara, arakazwa n'ubusa, ngaya amarira adashira. Mbese ni iyo myitwarire ikunze kuranga uwo mwana. Ikindi, kwanga abantu, kwanga gukinana n'abandi. Nubona umwana wadashaka gukinana n'abandi bana, ujye umenya ko afite ikibazo cy'ihungabana. Hanyuma ikindi kimenyetso kigaragara mu mitekerereze, atangira kwiheba, kwiyumva nabi, nyine ukabona ari umuntu udatekanye muri we. Twagera mu mubiri we, atangira kuryama, mbese bimugoye, kutaryama neza, kurwara umutwe, agahora akubwira mama ndababara umutwe, gucika intege, ukajya ubona umwana nta mbaraga afite. Ukibaza ikintu kiri gutuma umwana wanjye atagira imbaraga ni igiki. Ujye umenya ko umwana afite ihungabana. Ikindi, tugeze mu buzima bw'ishuri, atangira kutiga neza, kunanirwa gutega amatwi, kubura ubushake bwo kwiga ndetse no kwibagirwa. Umwana ugasanga uramubwira ikintu umubwiye nonaha nyuma y'amasegonda 2 ukaba wakimubaza akaba atakibuka. Uwo mwana aba afite ihungabana rikomeye cyane, ryo twita developmental trauma. Hanyuma iyo tugeze mu mibanire, atangira gutinya abandi,
atangira gutinya gukunda. Ubwo urumva bamaze kugera hejuru, bamaze kuba urubyiruko rw'ingimbi cyangwa se mwangavu, atangira gutinya gukunda kuko aba yumva nta rukundo rubaho. Gukunda ni ukuvuga ngo we yumva ashaka kurinda abandi ngo batazakomereka nkawe, mbese aritanga mu bijyanye mbese akitangira abandi kuko aba yumva ibintu byamubayeho bidakwiriye kuzagira gute, kuzaba no ku bandi. Ikindi kwifatanya n'abantu, akunda kwifatanya n'abantu bakuru kurusha abandi bantu cyangwa se abandi bana, cyane cyane ab'igitsina cye, akabahunga rwose pe, akanga kugumana nabo. Iyo bigeze mu byiyumvo ahora ahangayitse kuko aba yumva adafite icyizere cy'ejo hazaza. Akoresha amarira buri munsi, kwigaya no kwiyanga, ibyo ni ibintu bimuranga. Ikindi kutabona agaciro ke, we aba yumva nta gaciro afite mu bantu, bigatuma yumva yiyanze rwose. Hanyuma rero nizere ko mubyumvishe kandi mugiye gutangira kwita ku bana banyu, mukareba imyitwarire bafite, mukareba ibintu biri kubabaho, mumenye neza ko ari ibintu bisanze byabagezeho batabigizemo uruhare. Rimwe na rimwe ugasanga byatewe n'uko gushakisha ubuzima muri iyi minsi bigoye, kandi nanone utakwicara iruhande rw'umwana uvuge ngo reka nicare nite ku mwana gusa nta kindi kintu ukora, biragoye cyane. So rero ndagira ngo tufatanye kureba niba ibyo bimenyetso nubibona mu bana bawe utangire kumenya ikintu wabikoraho. Niba rwose hari ikibonye umwana wagaragaje, gerageza wumve ko hari ikibazo yahuye nacyo kandi ari wowe ufite inshingano zo kukimuvura. Umwanzuro rero natanga, umwana ufite trauma akeneye cyane ibi bikurikira: akeneye urukundo, akeneye kumvwa no kumuha umutekano muri we. Niba ubona ibi bimenyetso, saba ubufasha mu bantu babizobereye, mu psychologist. Hari abantu babizobera, hari abantu babifitemo izo nshingano zo kwita ku bantu bahungabanye. Saba ubwo bufasha. Banza nawe ubwawe ari kumwiteho, mwumve wumve ikibazo afite, nazarira ubanze umubaze n'iki kiri kukuriza. Hanyuma nubona bibaye too much, bigeze bifasha indi ntera, ushake psychologist agufashe kugira ngo mubashe kwita kuri uwo mwana yongere kugarukana ubuzima. Murakoze cyane rero, ndabashimiye cyane. Ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro. Ni ukuri ndabinginze kugira ngo izi nyigisho tuzumve kandi tuzimenye. Niba hari n'umubyeyi wumva waba cyangwa se warabonye ibyo bimenyetso ku mwana we, umusangize iki kiganiro kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa amakuru nyayo ku gihe ku buzima bw'abana bacu. Ni Aricho AI TV show, umukobwa wanyu mukomeje kwereka urukundo. Ndabingiza mukore subscribe, like, share and comment. Mume n'ibindi bitekerezo ndabikeneye kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri njye. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Bye bye.